Yesu ashimwe bwoko bw'Imana, mugire amahoro ya Kristo aho muherereye. Nk'ibisanzwe ni Jean Claude ubasuhuza. Twifuje kuganira ijambo ry'Imana uko umwami ajya bidushoboza tukabikora. Reka dutangire dusenga, dusome ijambo ry'Imana, twumve umugambi w'Imana. Kadusenge. Urakoze Mana nziza, urakoze Data wa twese, urakoze Mana ifite ubutware, urakoze Mana ifite ubushobozi n'ububasha ku byaremwe byose. Hahirwa ababa mu nzu yawe kuko mwene abo babasha kugushima ubudasiba. Ndagushimiye by'umwihariko uyu munsi waduhaye kugira ngo tuwushime mu Imana, tuwunezererwemo. Ndakwinginze cyane ngo uyu mwanya tube hafi, udufashe mu buryo bwose bw'ijambo ryawe, ntaba ari twe ahubwo izina ryawe rishyirwe hejuru. Reka udukurikira wese niyumvira ijambo azakira imbaraga z'Imana, azakira ubutware, azagorore byagoramye mu ruhande rwe, icyoro cy'Imana kizashyirwa hejuru. Ndagusabye rero ngwino dushoboze, ushoboze amatwi azakumva, ushobozwe ubwenge akanwa kagiye kukuvuga. Kakanya ntabwo ari twe twabishobora, Imana itadushoboje. Hagarana natwe kugira ngo dutsindire umubi, imbaraga z'Imana ziganze muri twebwe. Kingura amatwi rero tubashe kumva umugambi wawe ku buzima bwacu mu izina rya Yesu Kristo, amen. Reka dusome ijambo ry'Imana dusanga mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo. Aho ni mu isezerano rishya. Turasoma igice cya mbere, dusome umurongo wa 24, dusome na 25, 24, 25 iyo mirongo. Reka bariho dusoma, hanyuma turasoma nanone imbere gatoya mu gice cya kabiri ku murongo wa 12 gusa. Dusome mu izina rya Yesu. Umutwe amagambo haravuze ngo kuvuka kwa Yesu uko kwagenze. 24 haranditse ngo Yozefu akangutse abigenza uko marayika w'umwami Imana yamutegetse, arongora umugeni we. 25 ariko ntibaryamana arinda ageza igihe yabyariye umuhungu amwita Yesu, amen. Dusome nanone muri icyo gitabo kuri urwo rupapuro w'ubuye gatoya, igice cya kabiri, turasoma n'umurongo wa 12. Haranditse ngo baburizwa n'Imana mu nzozi gusubira kwa Herode, banyura iyindi nzira basubira iwabo. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Imana ishimwe kubw'umugambi wayo mwiza ifite ku bantu bayo. Niyo igira ikirema yarangiza ikagikomeza. Ni Imana nyiribambe ndetse nyirihumure. Turayishimiye ko yongeye kutwemerera kugaragara kuri izi kamera za Gisubizo TV. Imana ishimwe. Shatse ko tuganirira ijambo twahaye umutwe uvuga ngo kumvira Imana bihesha umugisha, kandi nanone kumvira Imana bizana umugisha, bihesha umugisha, bizana umugisha. Kumvira Imana bihindura amateka y'umuntu. Imana idushoboze kuba mu buzima buyikorera kandi nanone tuyumvira. Imana ishimwe. Umuririmbyi yaravuze ngo abazi Imana ntibayisenge ngo bazapfa bose be kwibukwa. Ariko nyamara urukundo rw'Imana rwo ntirugira akagero, ntirurondoreka. Inshuti za Yesu, Imana ikunda abantu, kandi impamvu yo kudukunda irafatika kandi iraboneka, irafatika, irumvikana. Imana yadukunze tudakunditse. Imana yadukunze iratwitangira. Imana yaradukunze iduhereza umwana wayo w'ikinege. Niko Yohana yanditse, kuko yakunze abari mu isi cyane ngo byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Icyo Imana idushakaho ni ukuyumvira. Icyo Imana idushakaho ni ukuyiramya. Icyo Imana idushakaho ni ukuba mu buzima bwo kugendana n'Imana kandi tuyumvira. Rero twavuze ngo kumvira Imana bizana umugisha cyangwa bizana impinduka. Hari igihe umuntu aba mu buzima
atumva cyangwa se atumvira Imana. Rero uyu muntu uri muri ubu buzima atumvira Imana buragorana cyane, kuko imigambi yiwe ihabana n'Imana, gukora kwe no gushaka kwe igihe cyose guhabana no gushaka kw'Imana. Ariko niba ushaka ko ibyo ukora bigira umusaruro, cyangwa ibyo ukora bigira aho bigera n'aho biva, ni uko witoza kumvira Imana. Imana ishimwe. Iyo wiringira Imana uranayumvira, kandi muri ibyo yaravuze ngo uwiringira Imana ntajya abura amahoro, kuko amahoro atangwa n'Imana, amahoro atangwa n'Uwiteka. Kandi ibyo twaburiye ku bantu, amahoro tuburira ku isi, mu isi nta wundi uduhereza amahoro uretse Imana ya Isiraheli. Rero igihe abantu baba mu buzima bwo gutumva, iyo utumvira ugira ingorane nyinshi, uhura n'ibibazo byinshi bitandukanye muri ubu buzima. Ariko ubuzima bwo kumva cyangwa se bwo kumvira butuma nanone ugira umugisha udasanzwe. Imana itugirire neza cyane. Ugira umugisha udasanzwe, ari mu rugo rwawe, ari mu mibereho yawe, ari mu kazi kawe, ari muri bene so, iyo ubana n'abantu mwumvikana, iyo ubana n'abantu bumvira. Mbese uri umuntu mwiza, uri umuntu ukenewe, uri umuntu w'agaciro, kuko uba ufite indangagaciro zituma abantu bagira ute bakumva. Hari ingero turi buze kwifashisha dusanga muri Bibiliya zanditse z'abantu bumviye Imana bibazanira umugisha. Hari n'ingero turi buze kwifashisha, turakoresha ingero nke zishoboka nanone z'abantu batumviye Imana, nanone bibazanira iki? Bibazanira ingorane. Ariko mu buzima bwacu ndakwingingira kumvira Imana, kuko niwumvira Imana nta kibazo uzagira. Niwumvira Imana ibyo uzacishwamo byose ni Imana, ibyo uzacishwamo byose muri ubu buzima ubayemo, Imana izaguhereza support, izaguhereza uburyo, izaguhereza ubufasha, kuko ibyo ukora byose ubikora wumvira Imana. Imana ishimwe cyane. Yobu yabaye mu gihe cy'ibigeragezo. Biratubwira ngo Yobu yabaga mu gihugu cya Usi, kandi Imana ishima kumutangaho urugero cyangwa se icyitegererezo cy'abizera. Ubwo Satani yari arimo ava mu isi ngo kwizerera, niko birivuga, ngo agirana ikiganiro n'Imana. Amaze kugirana ikiganiro n'Imana, arabwira ati ngo warebye ngo uburyo ngo Yobu ngo agukiranukira. Imana Plito iramubaza ngo warebye uburyo umugaragu wanjye Yobu ankiranukira. Satani ngo ahindukana Imana, aravuga ati ngo impamvu uvuga ko agukiranukira nta yindi, ni uko wamugiriye neza. Hari igihe isi cyangwa se hari igihe Satani yibwira ko umunezero w'abana b'Imana uturuka mu byiza cyangwa se mu bifatika by'inaha mu isi, ariko aribeshya, kuko umunezero w'abana b'Imana uturuka ku maraso ya Yesu Kristo yatumeneye ku musaraba, uturuka mu rukundo rw'Imana yatweretse isi yanze kudukunda. Imana ishimwe cyane. Ubwo rero Satani yibwiraga ko umunezero wa Yobu uturuka mu bintu Imana yamuhaye, ariko umunezero wacu uturuka mu rukundo rukomeye twagiranye n'Imana, kubw'ubwo buntu bwinshi busaga twahawe gukorera Imana. Muri ibyo aravuga ngo twibesherezweho na Yesu muri byose tubonera mu isi. Kabiri aravuga ngo iyo twamamaje ubutumwa niyo nyungu yacu y'ukuri. Imana itugirire neza cyane. Satani amaze kubwira Imana ngo impamvu yo kukugira ute yo kunezerwa nibi wamuhaye, nuko ameze neza, nuko atunze, nuko atunganiwe, ariko uko ari ukwibeshya gukomeye. Imana yambwira ati ngo reka nkubwize ukuri, ntabwo bikomoka ibyiringiro by'umukiranutsi, ntibikomoka mu mazu afite, ntibikomoka mu mamodoka agenderamo, ntibikomoka mu butunzi afite, ntibikomoka mu bana yabyaye, ahubwo ibyiringiro by'umukiranutsi bituruka ku Mana. Imana niyo nyiri ibyiringiro, Imana niyo nyiri ihumure. Umuntu wese uhumurijwe n'Imana agira ibyiringiro, yakira impumuro, yakira kwiringira, yakira imbaraga ziturutse mu byiringiro by'Uwiteka, kuko ni Imana ihumuriza abayo, ni Imana ifasha, ni Imana irengera, ni Imana yita ku muntu. Imana yamubwira ngo rero niba ari iyo mpamvu, ndagusabye ngo genda, ndakwemereye, genda utware ibyo wumva utekereza byagira ute, byamubera iki? Byamubera inkomyi yo kumvaho. Genda utware abo bana, ugenda utware iyo mitungo, ariko icyo nkubujije gukora ku bugingo bwiwe. Imana ishimwe. Imana iri mu ruhande rwacu, bera b'Imana. Imana iri mu ruhande rwacu, ubwoko bw'Imana. Ntabwo Imana icyo yaturemeye
ari ukugira ngo iturinde nanone ibitugerageza. Hoya, yaturemye imirimo myiza, niko birivuga muri Kristo Yesu, kugira ngo tuyigenderemo. Iyi mirimo myiza n'Imana yishyizeho. Nibyo koko kuba tubaye mu buzima bufite ibigeragezo si bivuze ko icyo Imana yagambiriye gikuweho, ahubwo ibyo bigeragezo ni bimwe mu by'Imana yagambiriye cyangwa se yaremye kugira ngo bizatugeze mu buzima Imana ishaka ko tubamo. Haleluya! Iyo utahuye n'ibikugerageza, iyo utahuye na challenge muri ubu buzima, iyo utahuye n'inzitizi, hari ubwo nanone wibaza ngo Imana yanjye iri kumwe nanjye, kuko nta bigeragezo nta Kanani. Ariko mu byo unyuramo byose, mu byo unyuzwamo byose, itoze kumvira Imana, witoze kubaha Imana. Yobu yahuye n'intambara zikomeye, niwe dutanzeho urugero bwa mbere, ariko mu byo yahuriyemo nabyo byose ntiyigeze yitandukanya n'Imana. Imana ishimwe. Ijambo ryarambwiye ngo umukiranutsi w'Imana icyo yarahiriye ngo naho cyamugirira nabi ntajya abasha kwivuguruza. Bumuntu muzima muri Kristo Yesu, bumuntu ufata ibyemezo ku Mana, bumuntu uhamye mu byo ukora n'ibyo uvuga, bumuntu uhamye mu byo ugenderamo, kuko Imana ikeneye abakristo nyabakristo, apana bareja, apana badahamye mu nzira yabo. Imana idushoboze, iduhereze kumenya icyo yaduhamagariye, iduhereze kuyumvira ubuzima bw'igihe cyose. Ngo Yobu amaze guhura n'ibyo byose, Imana imaze kwibyemerera Satani, Imana ibwira Satani ngo icyo nkubuje gusa n'ubugingo bwiwe. Imana ijya yemera ko duhanwa, Imana ijya yemera kudutanga mu maboko y'ababisha bacu, ariko nanone ifite icyo izigamye, ifite icyo ishaka gukora, ifite n'icyo ishaka kugaragaza. Niba waratanzwe mwene data, komera, kuko hari igihe Imana idutanga igira ngo tuyihamiririze mu maboko ya Satani, mu maboko y'abadufite. Imana ishaka ko tuyihamya maboko y'ibiturwanya, Imana ishaka ko tuyihamya maboko y'ibikuremerera, Imana ishaka ko tuyihamya maboko yose akugoye. Imana ikeneye ko tugira ute tuyihamya. Nubwo uri mu ntambara, ariko hamya Imana, umvira Imana, ntabwo uzigera ukorwa n'isoni, ntabwo uzigera utabwa. Hoya, kuko hari Imana uzaba warishingikirije. Imana irabyemera, arageragezwa. Abana biyo biri tubwira uburyo ki bagwiriyeho n'inzu kubw'umuyaga mwinshi wa serwakira. Imana biri tubwira uburyo ki tubwire iki uburyo amatungo yiwe yafashwe, yagize ute, amwe yaranyazwe, ayandi umuyaga, umuriro uramanuka uvuye mu ijuru, ugira ute urayatwika. Ibyo ni ibigeragezo byose byamugereye icyarimwe. Ibyo ntibihagije, birangiye umugabo ahura n'ibibazo bikomeye, umubiri we ugira ikibazo cy'indwara, atangira kugira ute kujya yishima, agira umubiri uramurya, uramubabaza cyane ku rwego yatangiye kwishimisha urujyo. Birivuga ngo umugore we ngo aramuterura amujyana hafi y'iziko cyangwa se yaho batekera, kugira ngo bimworohere gushakisha kubona uburyo yajya yishima. Imana itugirire neza, ariko ntiyigera yanga kumvira Imana, ntiyigera adeviye inzira, akomezanya Imana. Imana itugirire neza, Imana itwigishe kuyumvira, Imana itwigishe kubana nayo, Imana itwigishe kumenya neza imvugo yayo n'umugambi wayo kuri twebwe, kuko nta soni tuzagira. Nako umuririmbyi yaravuze, nidutunganira Imana nta soni tuzagira, kandi nidutunganira Imana bose bazamenya yuko tubana nayo. Imana idushyire ku kigero cyo kumenya, cyangwa se cy'abantu kumenya ko tubana nayo. Imana ituzkura aho turi, ituzamure ku yindi ntera. Bakristo benshi bavuga Imana ariko ntibayizere. Bakristo benshi bavuga ko bazi Imana ariko Imana itabazi. Genzura urebe imigenzereze yawe imeze ite hamwe n'Imana. Imana idutabare cyane. Hari umugabo witwa Yobu, twatangaho urugero, ariko twihuse cyane twavuga undi mugabo witwa Aburahamu. Ibyo twabisanga mu gitabo cy'itangiriro, inkuru za Aburahamu, itangiriro igice cya 12, dusomye duhera ku murongo wa mbere. Uburyo ki yagize ute bibaye umugabo w'intwari udasanzwe. Bibiliya tubwira iki? Yatubwiye ko yari ari kwa Setera mu bigirwamana by'iwabo, ariko ntabwo Bibiliya igaragaza uburyo ki, ntabwo igaragaza igihe uyu mugabo
ntabwo igaragaza ko uyu mugabo yigeze kugira ute, yigeze kujya abaho yabayeho yumva ijwi ry'Imana, ahubwo Bibiliya ikwereka uburyo ki yakuriye mu bigirwamana bya Setera yagira gote yubakaga, ariko abayeho atumva ijwi ry'Imana, abayeho atamenyereye uko Imana ivuga, abayeho atazi neza umugambi w'Imana ku buzima bwe, ariko agize umugisha udasanzwe, abonekerwa n'Imana. Imana iramusanga iramubwira ati ngo va muri Uri y'Abakaludayi ngo ujye mu gihugu nzakwereka. Uyu Aburahamu ni umuntu ukomeye cyane, umuntu yakwigiraho ibintu bikomeye, ntarumva uko Imana ivuga, ariko Imana iravuze ahita abyumva kandi ahita abyumvira. Imana idufashe cyane kumvira Imana, ahita abyumvira, afata umwanzuro avuga ati nubwo bikomeye. Ubundi mu bantu bagoranye cyangwa se mu bantu bari kugorana ahari kumva icyo Imana ivuze, n'uyu mugabo Aburahamu yari kubamo, kubera ko izo ngero twatanze haruguru. Impamvu ya mbere ifatika, yari asanzwe aba mu bigirwamana, atamenyereye iby'amasengesho, atamenyereye iby'imvugo y'Imana, atamenyereye uko Imana ivuga, umuhamagaro w'Imana ntawe yari azi, ariko ahamagawe n'Imana ahita yemerera Imana, aba arahagurutse. Imana ati itandukanye na papa na mama, witandukanye n'uburyo bari bagufashe, witandukanye na buri kimwe cyose na bezo bakumenyeraga ubuzima bwa buri munsi, ahubwo ujye aho nge nzakwereka. Ni imbaraga zikomeye kumvira Imana, kandi ahishamo iki? Mu butunzi bukomeye. Uyu mugabo arahagurutse, ariko mu yandi magambo ni nkaho ahagurutse mu by'ukuri atazi icyerekezo, kuko n'umuhamagaye aravuga ati ngo genda ngo ujye aho nzakwereka. Imana igiturinda gushidikanya mu rugendo rwacu, Imana igikurinda gushidikanya mu rugendo rwawe, kuko iyo agira gushidikanya ntabwo yari kwemera guhaguruka. Iyo agendera mu bisekuru bye ntabwo yari kwemera guhaguruka, ariko kuko Imana itareba uburanga, ntirebe n'igihagararo, ntirebe na kavukire yawe, Imana iguhamagara uko ishaka, itoranya uko ishaka. Imana ishimwe. Ariko icyo usabwa mu gutoranywa n'Imana, mu guhamagarwa n'Imana, icyo ukeneye gusa ni ukuba mu buzima bwo kumvira Imana. Niho utazarushya umwuka w'Imana, niho utazarushya umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Aburahamu arabyakiriye, ariko ntumbaze uburyo ki yabicengejemo Sarayi kugira ngo nawe abyakire. Sinzi strategy yakoresheje, ariko kuko Imana ari inyembaraga, Imana akaba ari inyembabazi, ikaba ifite uburyo bwose ivugana n'umuntu wayo kandi akabasha kumwumvira. Yahagurukanye n'umugore we, barahagurukana. Biritubwira ko bahagurukanye na mwene wabo ari we Loti, nawe ngo yanga kugira ute gusigara. Nibyo koko ushobora guhamagarwa n'Imana ukagira n'abandi bagira ute bahamagarwa cyangwa se baza ku izina ryawe, ariko nyamara atari bo bahamagawe. Ariko ndarebe icyo Aburahamu yakoze. Yumviye Imana mu bihe bikomeye, yumviye Imana, yitandukanye n'umuryango we, kandi ntacyo yari abuze mu muryango wiwe. Umuhamagaro w'Imana ujya ugutandukanya n'ababyeyi, umuhamagaro w'Imana gutandukanya n'inshuti. Niba warahamagawe nk'uko bivuga, ariko umuhamagaro wahamagawe atari umuhamagaro wagutandukanije n'ibyo wakoraga bibi, atari umuhamagaro wahamagawe wo kugutandukanya n'inshuti mbi mwagendanaga, uwo muhamagaro utaragutandukanyije na kamere wari ufite, utarahindutse mu buryo bumwe ngo uhinduke no mu bundi, wumve ko uwo muhamagaro atari uw'Imana, ntabwo wuzuye. Umuhamagaro w'Imana udusaba gutandukana n'ibyo twari twimitse, udusaba gutandukanya n'ibyo twari twaragize twarafashe nk'inkingi, tukabirekura kubwo kwitaba Imana, kubwo kwemerera Imana igatuyobora. Imana ishimwe cyane. Aburahamu niko guhaguruka abwiwe n'Imana, kandi kuko kumvira Imana byamuzaniye umugisha udasanzwe. Yarakomeje aragenda, akomeza guhirwa n'Imana. Biritubwira ahantu hose yageraga ko yagendaga ashinga amahema, akaba muri ubwo buzima, Imana ikamwemerera kuba hano, ejo ikamwemerera kuva hano akagenda, kugeza ageze ku hehe, aho Imana yari imuteganyirije cyangwa se yamuteguriraga agomba kujya i Kanani. Imana ishimwe cyane. Rimwe rero iyo twanze umugambi w'Imana, iyo twaze kumvira Imana, ni nko gushaka kuvuga ko tuba twitandukanije n'iki? N'umugambi w'Imana yatuvuzeho. Kuko iyo utemeye kugendana n'Imana, iyo Yosefu atemera kugeragezwa bene kariya kageni ngo ashyirwe hehe mu nzu y'imbohe, agurishwe na bene se bikunde, agerwa ubwo ashyirwa mu nzu y'imbohe, agira ubwo akundwa
n'umudamu w'umuyobozi amubenguke, iyo ibyo byose atemera kubinyurwamo, kubicishwamo, rimwe ngo anemere ngo abigirute abihandoringe cyangwa se abikiranukemo agere ku ntsinzi y'Imana, ntabwo twari kumubona yabaye premier minister. Ariko kuko yemeye, Imana ishimwe cyane, kuko yemeye kunyuzwa muri ibyo kugira ngo nanone ejo azahindurwe undi muntu, yihanganiye ibigeragezo, ariko nanone bisohora ku bisubizo. Imana idushoboze inshuti z'umusaraba, Imana idukomeze kandi tumenyeshe ibyo dukeneye gukora mu buryo bwo kugendana nayo. Imana ishimwe cyane. Twihute cyane, twareba n'urundi rugero rw'umugabo witwa Gideyoni. Izi nkuru wazisanga mu gitabo cy'abacamanza gice cya 6 ku murongo wa 14. Uyu Gideyoni nawe yahamagawe n'Imana, kandi uburyo biri bivuga ko yari umwana w'umuhererezi kandi wo kwa Yowasi. Uyu mwana Imana imuhamagara yagize ikibazo gikomeye, aribaza ngo mbese nge ndinde wo guhamagarwa n'Imana? Ese ninge wahamagarwa, ninge Imana yashima kuba yakoresha? Ngo abibonye abona ko bidashoboka, abwira n'Imana agati ngo Mana, umpamagariye iki? Niki gitumye untoranya ko nge ngizute nciriritse no mu muryango w'iwacu? Mbese ntidukomeye? Wabigambiriye gute? Mu yandi magambo, wabibonye gute? Ariko nubwo arimo abaza Imana ibyo bibazo, ariko yari afite kumvira Imana muri we. Nubwo afite izo mpamvu nk'uko natwe tugira impamvu, nk'uko nawe ugira impamvu, ariko we yari afite kumvira Imana muri we. Imana idushoboze cyane, nta bya none nta n'ibizaza bijya gukora ku Uwiteka. Imana avuga ati nubwo bimeze gutyo, nubwo urimo wisebya, nubwo urimo ubona ko udashoboye, nubwo urimo ubona ko ntacyo wakora, ariko ni wowe nabonye, ni wowe Imana ibonye muri iki gihe. Imana ishimwe. Ni wowe Imana ishimye muri iki gihe gukoresha, ni wowe Imana ishimye muri iki gihe kugendana nayo, ni wowe Imana ibonye kuba yakoresha ibintu bikomeye ndetse n'isi igatangara. Hagurukana n'Imana, umvira Imana nshuti z'umusaraba, gendana n'Imana, kuko abanga Imana ntibayisenge bazapfa bose be kwibukwa. Ariko Imana idushoboze tugendane nayo tuyumvira, Imana igushoboze kugendana nayo uyikorera, Imana igushoboze kugendana nayo ugendera mu nzira zayo. Nta soni uzagira nubona Imana. Imana itugire neza, Imana ishimwe cyane. Aravuga ati nubwo ari kubibonye, nimba ari kubibonye, niba ari nakubivuze, nta kundi nibubigenze. Nubwo bikomeye kuri nge, kubyakira ntabwo byoroshye, kubyumva ntabwo bigize ute, ntabwo binyoroheye, ariko ndemera mpagurukane nawe. Imana iramubwira ngo humura Gideyoni, we kwigaya imbaraga, we kwigaya igihagararo. Nibyo koko uri umuhererezi, nibyo koko uvuka mu muryango uciriritse, nibyo koko iyo ndeba nk'uko warebye si wowe nari buhamagare, nibyo koko iyo ureba, iyo utekereza nk'uko ntekereza ntabwo byari gushoboka, ariko wowe genda uko imbaraga zawe zingana. Haleluya, haleluya. Ugenda uko imbaraga zawe zingana. Iyo Imana iguhamagaye nshuti unkurikiye, ibizi imbaraga zawe n'ubusobanuro ntabwo bukenewe, ntabwo ari ngombwa tujya twirushya muri byinshi. Nibyo koko, ariko Imana igutoranya izi kizagukoresha, Imana igutoranya izo buryo izagukoresha umurimo wayo. Imbaraga z'ubumana zihishe muri wowe, imbaraga z'ubumana zihagaze muri wowe. Imana igambiriye kugukoresha ibiruta ibyo utekereza n'ibyo wibwira. Imana y'amahoro ikugirire neza. Imana imaze kuvuga ngo genda uko imbaraga zawe zingana, nzakurwanirira, ndi bubane nawe. Ngo arabyakira, ariko agira ikibazo, asaba Imana iki? Asaba Imana ibimenyetso. Nibyo koko, lopelestance shalabilestai. Hari igihe duhura n'ibigeragezo, rimwe na rimwe tukumva ikintu Imana iduhamagariye tukagifata nk'ikigeragezo. Hari igihe duhura n'ubuzima, ikintu Imana itwinjijemo tukagifata nk'igikomeye, nk'ikigeragezo. Nibyo koko, ariko hari Kristo uduha imbaraga mu bitugerageza. Hamwe n'ibitugerageza biravuga ngo Imana iducira kanzu. Imana ihagurutse kugira ngo gucira kanzu, Imana ihagurutse kugira ngo incira kanzu. We komera nibyo Imana yavuze, no kubisohoza Imana izabisohoza. Gideyoni ngo aravuga ngo ubwo ari Imana ibivuze, yakubimenyetso utari buza kuvuga cyane, kuko Bibiliya bivuga ubyo yabwiye Imana ngo bigende gutya, Imana ikabikora. Afata ubwoya ngo arambika ahantu bw'intama, abwira Imana ngo noneho ngo ahantu hose haze ikime, ngo ariko kuri bwo gusa ngo ntihaze kugira ikime kigaragaraho. Ibyo ni ibimenyetso, ariko inshuti yanjye, umuntu waka ikimenyetso ni byiza
ariko nabyo ikimenyetso kigaragara nk'umuntu utumvira Imana cyangwa se ufite gushidikanya. Ariko Imana iturinde ishidikanya mu rugendo rwacu, iduhereze imvugo yayo ni kugeraho wakire ko ari Imana ivuganye nawe. Gideyoni ngo kuko yatinyaga umuryango wa se, biritubwira ngo yagiye nijoro aragenda ahagurukana n'abakuru 10. Imana itugirire neza, l'elestance. Imana itugirire neza cyane, Imana itugirire neza cyane. Ngo bagenda nijoro ngo kuko watinyaga umuryango wa se, l'elestai tari big nifo. Ngo baramanukana ngo bagenda ngo bafata ngo igicaniro ngo se rero ubakiye bari, niko Imana yari yambwiye ngo ugisandaze ukirangize ugikureho. Ngo afata imfizi ya se arayifata, ngo afata n'indi ya kabiri. Imana ishimwe, Imana ihabwe icyubahiro, haleluya. Ngo imaze imyaka 7 ngo arangije ngo asandaze igicaniro, ngo se yubakiye bari, ngo atema na shera iri iruhande rwacyo. Imana yambwiye ngo numara kubikora ngo ugende ubyubakishe, ngo ubyubakire Uwiteka ku kanunga, ngo ubake igihome ukitondeye. Imana ihabwe icyubahiro. Ngo izo nkwi watemye kuri bari na shera ngo zitambishe igicaniro cy'Uwiteka, igitambo cy'Uwiteka. Gideyoni ngo arabikora. Ngo buke mu gitondo cya kare babyutse ngo basanga baradahari, shera yatemaguwe. Ngo barashaperereza bamenya neza amakuru, ubufindo babwira ko umuhungu wa Yowasi ari we wabikoze. Ngo barahaguruka baravuga ati natwe tugomba kumusohora tukamwica. Ariko nshuti yanjye, niba urwanira Imana ishyaka, niba ukorera Imana, niba wumvira Imana mu byo ukora, Imana ntizagutererana. Muri ibyo yaravuze ngo erega Imana dusenga ntizadutererana. Nibyo abantu bagutererana mu kibazo, kandi babona usumbirijwe bakiruka bakihisha. Ariko ndagutangariza ko Yesu ukorera atazigera gutererana. Umvira Imana, nta bizanone nta nibizaza bizagukora kuwiteka. Imana ishimwe cyane. Ngo baratera hejuru barasakuza cyane, babwira Yowasi ngo sora Gideyoni apfe. Icyambere nuko twamenye neza yuko ari wowe wagize ute, watusenyeye Imana, watwiciye bare, watemye ashera. Niba ariko byagenze, niba ariko bimeze nk'uko ubufindo bwatweretse, musohora apfe, nta kindi agomba gupfa. Yowasi ngo ararakara arabasubiza agati niko murashaka kuburanira bari cyangwa murashaka kumukiza? Abaza icyo kibazo gikomeye. Mu yandi magambo agati ngo bari nimba ari Imana, ni nako birivuga ngo niyiburanire. Ariko nanone namwe mushaka kumuburanira, ndabica mwebwe murafakiri kare. Ngo bumvise ubwoba, bumvise ibyo bagira ubwoba, baravuga ati ntacyo ahari niko batekereje, reka dutegereze ikimana yacu, Imana zacu ziri bukore. Ariko nibigirwa Mana, nta mirimo nta migambi nta bikorwa bigira. Nibigirwa Mana nukureba gusa, nibirakana ariko ntibireba, bifite amaguru ariko ntibigenda, bifite amaboko ariko ntibikora, bifite amatwi ariko ntibyumva. Nibigirwa Mana, izo ngabo ureba ziraziritse. Uhumure wewe gutinya, gendana n'Imana uyumvira, ntacyo uzabura kuwiteka Imana ya Isiraheli. Ngo mumaze kuvuga gutyo ngo bose bararebanaho, niko byagenze, bararebanaho bibaza uko biri bugende. Ngo Yowasi ahita ahindurira umuhungu w'izina Gideyoni, ngo ahita amwita ngo Yerubali. Ngo bisobanurwa ngo Imana niba ari Imana, ngo yo ni murege, mu yandi magambo ni murege, igirute yihorere ibyo yakoze. Ariko kuko nta Mana ibirimo, kuko nta mbaraga zibirimo, nibigirwa Mana gusa, bitavuga bitareba bidakora, byananiwe no kugirute no kwiburanira. Imbaraga z'Imana ziri kubakiranutsi. Imana ishimwe. Imbaraga z'Imana ziri kubategereje Uwiteka. Korera Imana uyumvira. Imana ikeneye kuyikorera uyumvira. Yosefu yari afite umukobwa witwa Mariya. Imana shima yuko bashimana barabengukana nk'uko n'abandi bigenda. Ariko uyu mwari yari umwari udasanzwe, ufite kumvira Imana kwinshi cyane. Kimwe n'uyu mugabo Yosefu, uyu musore nawe yari afite kumvira Imana. Dufite abantu bakorera Imana ariko batayumvira, tugwije mwe nabo bakristo. Ariko imirimo yanyu izapimwa, imirimo yacu izapimwa. Ihangane wongere ugenzure ibyo ukora, ureba uhagaze. Ese ni mu nzira ijya muri Egiputa
isubira muri Egiputa se n'inzira ijya mu rurembo rwa Siyoni. Imana idushoboze cyane. Uyu mukobwa babengukanye n'uyu musore Yosefu bateguye mariage, ariko mariage yabo Imana yitambikamo. Uyu mwari nicyo gihe yagize ute yagendewe n'umwuka wera, ni mu gihe bari bafite gahunda na Yosefu yo kubana. Imana iramubwira ngo niwo twashimye uri mu isi wuko umwami Yesu yagira ute yakunyuramo kugira ngo umuteguro w'Imana yagambiriye usohore ku bantu. Mariya kubyumva biramugora, kubyumva abanza kubitekerezaho cyane. Nibyo koko impamvu zo kubitindaho zirahari. Umuntu wasabwe urimo witegura uteganyije kugira ute kwerekanwa akajya mu rugo akubaka urwe rugo, kusabwa ibindi bintu nka biriya bikomeye, bakamusaba ko agomba kwakira akakira inda y'umwuka wera, kandi akemera kuyitwita, akemera kuyibyara, hanyuma afite n'ubukwe. Ibyo bintu ntibishoboka. Byari ibintu bisa n'ibisebetse, byari ibintu bisa n'ibigize ute n'ibintu bimeze nk'isoni, kuko biragaragara gute mu bantu kandi si umugabo wanjye twaryamanye? Biragaragara gute mu bari bubyumve? Abari buyibone barabibona gute? Ariko yarazi icyo Imana ivuga, yarazi uburyo Imana ivuga plutôt, yarazi uburyo Imana ikora, yarazi uburyo Imana iteye. Imana ishimwe. Arabaza ngo mbese ibyo bintu uko bikomeye kubyakira no kubyumva bizagenda gute? Iyo process izakorwa gute? Mwuka wera aramuganiriza, aravuga ngo umwuka wera azagukingiriza. Imana ishimwe. Dukwiye kumva amakuru y'ijuru kandi tukayagenderamo. Namara kugukingiriza, hanyuma uzatwita inda y'umwana w'umuhungu. Haleluya. Kandi uyu mwana w'umuhungu niwe uzaza gucungura isi, azitwa Yesu Kristo, azitwa Emmanuel. Bisobanurwa ngo Imana iri kumwe natwe, kandi uyu nguyu niwe uzahindura isi. Imana ishimwe. Akaruhura isi ingoyi z'ibyaha yikoreye. Ahawe ayo makuru arayemera, ariko asigarana ikibazo nk'uko n'undi yabyibaza ngo biri bugende gute. Ariko Imana ambwira ati ngewe mfite uko nzabigenza. Humura, ntacyo uzaba. Humura, nzabana nawe, nzaguhereza uburyo bwose bwo kubaho kandi ubeho uri proud. Rimwe hari igihe tukarwana n'iby'Imana yagambiriye ko bizanyura kuri twe. Niba urwana uhunga icyo Imana yavuze, uri muri idindiza, akira icyo Imana yavuze ku buzima bwawe, kizakugeza aho Imana ishaka ko kusohorera, kizakugeza aho Imana igambirira kukugeza. Yemera gutwara iyo nda ngo bikimara kugera kuri Yosefu, abibonye abyitegereje, arabireba. Ariko nk'umuhungu w'umukristo, nk'umusore wakishijwe ageze ku musaraba, aravuga ngo nubwo Mariya mpemukiye, birashoboka ko yari amaze kugira ute kubibwirwa n'ababyeyi bakuze, cyangwa kubibwirwa n'abazi kureba, kuko inda yose si buri inda yose itimenyekana cyangwa se itimenywa na buri muntu wese. Amplisi ko yari n'umusore, ariko ngo afashe ingamba z'uko yadeviye inzira ngo abivemo ibyo yatangije. Resistance. Abwirwa n'Imana mu nzozi, ijwi riramusanga, asurwa nijoro. Imana ijye gusura, kuko hari imyanzuro ujya ufata nshuti yanjye itari mu bushake bw'Imana. Imana ijye gusura cyane, kuko hari imyanzuro ujya ufata ku buzima bwawe, hari imyanzuro ujya ufata mu kazi kawe, hari imyanzuro ujya ufata mu mibereho yawe, hari imyanzuro ujya ufata mu lopelestai, mu buzima bwa buri munsi hatarimo umugambi w'Imana. Uyoboza Imana inzira. Nanone Imana ikuyobora inzira, ejo utazirwanirira ukisanga mu kaga gakomeye. Abaza Imana, Imana iramusanga, iravuga ati Yosefu, nubwo ufashe umwanzuro wo kwanga Mariya, nubwo ufashe umwanzuro wo kubikora mu ibanga rikomeye ry'umutima wawe, Imana izimenye ibihishwe. Igendera umutima wawe uyu munsi, igendera umutima wanjye uyu munsi, igira ibyo yerekana. Ntifata uko ntari. Nubwo ufashe umwanzuro wo kudeviya inzira, ariko inda twite niyo umwuka wera ntabwo yigeze guca inyuma. Ninjye umugambi wanjye gusa washimye kumunyuzamo icyo nagambiriye, kugira ngo isezerano ryanjye risohore. Ntureke kukurongora umugeni wawe. Komeza ubukwe ndi kumwe nawe. Haleluya. Komeza umushinga wawe, nzagufasha. Imana ishimwe.
Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Muri ibyo yavuze ngo izira itagaragara akaba ari mu kabwibwi. Yesu ajya avugana n'abantu ngo njye ndi kumwe nawe ntumukureho amaso. Umugabo wari waritoje kumvira Imana. Aravuga ngo nubwo bikomeye, ubwo Imana iri mu ruhande rwanjye, umubisha wanjye arava hehe? Kuko Imana ibishyigikiye, kuko Imana ari ibirimo, ariyo yabiteguye. Niki cyatuma ntawumvira Imana? Ngo ngendane n'Imana. Abazi Imana bazakomera. Imana yamubwira ati none nicyitonderwa kumujyana ni kimwe, ariko urabe maso, uramurinde kugeza igihe azabyarira uyu mwana atwite. Umuhungu muzamwite Yesu, muzamwite Manuel. Bisobanurwa ngo Imana iri kumwe natwe. Imana ishimwe. Niwe uzanye agakiza mu isi, niwe uje kubabera igitambo. Yosefu arabyakira, ajyana umwari we, ajyana umugeni we mu ibanga rikomeye. Yari yabikoze atagize uwabwiye, ariko Imana nanone iramusura mu ibanga rikomeye, akomeza gahunda ze. Ariko uribwira ngo rwari urugamba rworoshye kuri Mariya, uragira ngo rwari urugamba rworoshye kuri Yosefu. Yo tubivuga, hari igihe tubivuga nkatwe, wowe ukabitekereza nanone nkawe, ariko bitekereze nk'ibintu bikomeye cyane. Ugaragara gute utwite isezerano ry'Imana isi idakeneye? Ugaragara gute wakijijwe Satani atarashaka kukizwa? Ugaragara gute wakira inshingano z'Imana nshya abanzi batari bifuza kuzakira? Reba intambara urwana, reba ibibazo uhura nazo, reba kaguhura nako umunsi ku wundi, ariko Imana ntinagutererane, ikavugana nawe ngo ndi kumwe nawe. Lo pelestai, komeza komerane n'Imana. Imana izagufasha muri byose. Imana ishimwe. Reka twihute dusenga Imana. Yarakomeye agera ku ntsinzi kuko yitoje kumvira Imana. Nibyo koko uhura n'inkorane nyinshi, ariko nuko utitoje kumvira Imana. Kuko iyo witoje kumvira Imana, wakira ibyo Imana ikoze, wakira ibyo Imana ivuze, wakira ibyo Imana iguhaye, ukakira imbaraga z'ubutsinzi bwuzuye. Hari abagabo benshi twabona muri Bibiliya batumviye Imana, bagira ati bizanaho ingaruka, ariko reka tuvuge bake cyane. Uyu mugabo witwa Eli, somye igitabo cya Samweli wa mbere igice cya 2, basoma n'umurongo wa 12. Uhereye aho ngaho wakumva amateka yuko Eli yanze kumvira Imana ndetse n'abahungu be. Bibiliya itubwira uburyo ki yari umutambyi n'abahungu be bakora uwo murimo, ariko Abisirayeli bagera ubwo bazinukwa ibintu bijyanye n'ibitambo kubera abana ba Eli no kutabahana. Nguko bajyaga ishiro gutambira Uwiteka, aba bana baba bafite imico itari myiza ngo yo kurongora, bafataga abagore ku ngufu, babaga ku mahema imbere ibwami aho ngaho mu butambyi, bakoraga iyo mirimo yo ku marembo. Ngo n'igihe batetse, n'igihe bataratambira Uwiteka ngo batetse izo nyama, ngo bajyaga bari bafite igiti cyangwa se icyuma gifite, twabyita ni nk'intoki 3, ngo bakiteraga mu isafuriya cyangwa se mu nkono, cyangwa mu gihe batetse zitarashya, bo bakaza bashaka gufata izabo mbere ngo bajye kuzotsa, pana kuzibaha zahiye. Batambye akagati ngo ibyo bintu ntibikwiriye, ibyo mukora ntibikwiriye, mutegereze tubanze tugire ute, dukureho urugimbu, dutambire Imana, twokereze Imana imibavu, Imana inezerwe. Aba bahungu barigize bakasha, barigize abantu badashobotse, barigize abantu bibibi. Bibiliya iravuga ngo bari ibigoryi, ngo bene Eli nta bwenge bari bafite bene mba bw'Imana. Awapi, nta kumenya Imana, nta kumvira Imana, bakora ibintu bari bameze nk'ibihahamuke, ngo Imana irabireba irarakara cyane. Ariko kandi iyo usomye wumva ko kubanangira umutima gutyo bakitwara gutyo, ngo Imana yari igambiriye kubahana. Imana iturinde kuba abantu bo guhanwa n'Imana kubera gutumvira Imana. Ngo baragenda bakora ibyo bintu igihe kirekire,
kugeza ubwo abisere bazinutswe barababara bakumva gutambira Imana bitari ibintu bikigezweho ahari. Hari igihe abantu baba mu ibintu bigapfa bikagira indi sura idasanzwe bigaharabikwa cyane kubera iki? Kubera abantu bari muri ibyo bintu. Imana iduha abantu bazima twumvira Imana, duha abakristo bazima, sengero zonge zigira abantu bazima bakora ibintu bizima, n'abageze mu sengero bakifuza kugumaho kubwo abantu bazima basanzemo. Imana irarakarira babara. Rimwe ngo ituma kuri Eli iravuga ati ngo ariko kuki udahana abana bawe? Washyize abana bawe ku murongo ukagorora ibintu bigoramye. Eli ngo agahamagara abana be kababwira ati ngo ariko bana banjye ko njya numva amakuru yanyu, nkumva ibyo babavuga uko nyine mu mbaraga ziwe, nkumva uko babavuga ko mukora ibintu bitari byiza, ngo ibyo bintu ngo mwabiretse koko, ngo ubwo murumva nyine ibyo bintu ko atari byiza, ubwo bizagenda gute? Ko uyu muntu acumuriye umuntu arahanwa aganwa n'uwo muntu, ubwo nimucumurira Imana byo bizagenda gute? Mbese mu magambo adafashe urabona ibyo bintu ntabwo Imana ibyishimira, ariko Imana ikeneye kuba umuntu wirwanira ishyaka, uba umuntu uhamye mu byo gukorera Imana. Mbese nubwo uri mu mahoro wumva ufite ishyaka rikujyana gushaka izazimiye iza Yesu, naho bari aboroheje ngo n'abagayitse nawe igiciro cyinshi maso y'Imana. Rwanira Imana ishyaka, rwanira Imana ishyaka, rwanira Imana ishyaka. Imana izakugirira neza, ntabwo Imana izagukura mwaho. Imana abwira bireba ukuntu Eli ahana abana, bona ni za mpuhwe zidafite, ni kwa kuntu kudafite uburyo bukomeye buhamye. Ariko Imana irabwira Samweli agati nubwo bimeze gutyo, nzahana uriya muryango, nzahana iriya nzu, ibyo yakoze nzabiyitura, ibyo bakoze nzabibitura. Imana igendera Samweli ngo yari umwana, iramuhamagara akitaba Eli, ariko bigezeho ku nshuro ya gatatu Eli asobanukirwa ko ari Imana ishaka kuvugana nande na Samweli, itareba uburanga, itareba igihagararo, itoranya nk'Imana. Haleluya. Igushoboze kuyumvira, uyikorere uyumvira, uyikorere uyumvira, uyikorere uyumvira. Imana izagufasha. Samweli ngo avugana n'Imana ku nshuro irenga ya gatatu, amaze guhamagarwa yitaba Eli. Imana imuhereza gahunda zose, iramutuma iramubwira ngo nge nihanangirije nzahana ubwoko bw'inzu ya Eli, kandi n'abazabyumva bazumva ko ari njye Uwiteka. Imubwira gahunda zose uko zimeze. Bukeye mu gitondo ngo Eli arasohoka aravuga ati mwana wanjye Samweli, ndakwinginze ntugire ikintu na kimwe umpisha ko cyo Uwiteka yagize ute yakubwiye, kandi nugira icyo umpisha Uwiteka azabiguhore, ndetse bigize ute bikabije. Samweli ngo aratinyuka amubwira amakuru yose kuko Imana yagize ute yayamubwiye. Yaravuga ati ni Imana izakora uko ibigenza uko ishaka. Ariko ntago twakagombye kuba abantu dutegereje ibyago n'ingorane bituruka mu kutumvira Imana. Uracyafite amahirwe yo kugorora ibyo wagoretse, ndacyafite amahirwe yo gushyira ku munzani ibyo ntashyira ku munzani. Nibyo Imana igivuga nge sinumve, yambwira ibumoso nkajya iburyo, yambwira iburyo nkajya ibumoso, yambwira kwicara ngahaguruka, ariko umuntu ugorora iby'Imana ivuga, kuko ibyo ishaka no kubikora irabikora. Imana itugirire neza cyane. Dusoreze kuri Sawuli, dusenga Imana. Sawuli abwiwe n'Imana, atoranijwe na Samweli, aramwimitse, kandi Imana iravuga ngo nzagukoresha ibintu bikomeye. Imana iramutuma iravuga ngo genda undimburire Abamaleki. Imana igihora inzigo nshuti yanjye, iravuga ngo impamvu yo kubarimbura nuko bajyaga babangamira Abisiraheli, ndetse bakagira ute bakabamerera nabi. Ibyo ukora nubwo Imana itaguhora ngo uhite kwereka igisubizo ako kanya, ibyo ukora mu bwihisho bitagaragara nubwo Imana idahita ibikwitura ngo ikwiture icyo ukoze, ariko icyo biba nicyo uzasarura. Amahoro utifuriza abantu nawe ntabwo uzayagira.
intambara ushaka ko zora mu buzima bw'abandi, nawe izo ntambara zaba kuri wowe. Ingorane uteza abandi, nawe Imana izaziguteza. Ariko hindura ibintu, biracyashoboka. Uyu ni umwanya uko wahindura ibyanze guhinduka ku buzima bwawe. Nta kindi wakora, wakwemerera Imana ikakuyobora. Wakwemerera Imana ikavugana nawe. Wakwemerera Imana ikongera ikakwakira. Nk'iki cyambu cy'amaraso, emera wibire mu kire, wakira imbaraga z'Imana. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe cyane. Imana mbwa ati genda undimburire Abameleki, uhereye ku mugore, uhereye ku mukuru, uhereye ku mwana, uwonka n'utonka, umugore n'umugabo, bose, ibintu byose, indogobe, intama, inka, ibintu byose urimbure. Ngo arahama, aratumwa. Atumwe n'Uwiteka akigerayo. Bibiliya irambwira ngo ahita arengera, agira ibintu asiga, agira ibintu akikira. Imana nibikubwiye gukora ujye ukora. Imana nibikubwiye kurekura ujye urekura. Imana nikubwira ngo tanga ujye utanga. Imana nikubwira ngo reka ujye ureka. Kuko imvugo y'Imana ni ihame. Imvugo y'Imana ni ihame. Ngo agezeyo, ngo arengera Agagi umwami, aramukikira, aramurokora. Ngo ageze ku ntama nziza, ageze ku ndogobe nziza, ageze ku nka nziza. Birambwira ngo yagiye yisigasira, arasigasa, ngo ibimeze neza by'imishishe, ngo arabikipinga Samuel, abishyira ahantu runaka. Ariko ijisho ry'Imana, ijisho ry'Imana rirareba. Ijisho ry'Imana rirareba. Imana ntiyemera kumuhana. Imana ntiyamureka, ntiyamukoze isoni mu rugamba, ararwana, yica abo yica. Ariko Imana ntiyabinezererwa. Imana idufashe cyane. Imana irabireka, irabyitegereza. Ngo arimo ataha, yarageze mu rugo, Samweli, Imana yambwira ngo genda umusange, musanganire urebe. Ariko iryo joro yari yaganirijwe n'Imana. Imana yambwira ati nubwo namutumye, nubwo twamwizeye, nubwo namwimitse, ngo ariko nicujije icyatumye nimika Sawuli. Samweli ngo ararakara cyane, ngo arararira Imana. Ariko Imana yambwira ati ngo genda umushyire aya makuru, genda umushyire ino message, umubwire ko namugaye, mubwire ibyo yakoze ari nibiki, umubaze icyabimuteye. Hari igihe abantu bajya bajisha mu bandi, hari igihe abantu bajya biyobagiza, bakibwira ngo kwiyobagiza kwawe no kwiyobagiza ufite Imana ntibireba. Imana irabizi, Imana irabireba. Umuntu uhindutse, ba umuntu uhindutse, ba umuntu ugeze ku musaraba, ba umuntu ukiranutse, ukiranukira Uwiteka. Ngo aragenda, Sawuli akimukubita amaso aramusanganira cyane. Ariko Samweli arabwira ati nubwo mbwira ko watabarutse amahoro, nubwo mbwira ko urugendo rwagenze neza, ariko nta mahoro y'umunyabyaha, niko Imana ivuga. Nta neza mbona. None kuvuga ko ibintu bimeze neza, bihagaze neza, uko gutama ndimo numva ko intama, ayo majwi numva y'inka, urwo rusaku ni ibyiki? Niba unafashwe, jya wemera utsindwe, usaba imbabazi. Sawuli ahitangira kuzana impamvu, ngo nyine ngo twasanze ari ibintu byiza, twabonye ari izibyibushye, ari ibintu bihagaze neza, by'igiciro, bigaragara neza mu maso y'Imana, imaso yacu. Turavuga ngo tuzatambira Imana, ibitambo tugeze iwacu turigira ubwari. Ariko ibyo nibyo Imana yakubwiye. Nubwo uri kudefanda icyaha, niko Imana yakubwiye, ntabwo uzatira icyaha mu gihe ukidefanda. Nibyo koko wananiwe no kumvira Imana, ariko ca bugufi ubwira Imana ngo Mana mpa uyu munsi gukumvira. Nawe kwidefanda mu makosa, lopelestai, ntacyo bizakugezaho. Samweli agati n'iki Imana yavuganye nawe mbere yo kuhaguruka? Habaho imvugano, isezerano mwagiranye ni irihe?
ibyo wisagurishe, ibyo wanze gukoraho niko yakubwiye. Imana uragira ngo yishimira ibitambo byoswa? Imana uragira ngo yishimire ibibyibushye? Hoya, uyu munsi ubisobanukirwe icyo Imana igushakaho n'umutima umenetse. Umvira Imana. Ntiwagira umutima umenetse udafite kumvira Imana muri wowe. Biravuga ngo kubaha Imana niko gutuma abantu bareka ibibi. Mpamvu isi yuzuye ibiteye ubwoba, yuzuye ibibi, nuko abantu badafite kumvira Imana. Twaba bahindutse, twanezeza ubwami bw'Imana, tukanezeza uwaduhamagaye. Icyo Imana idukeneyeho ni imitima imenetse, ntikeneye ibitambo. Nabyo ni byiza kubitamba, ariko ninde ubitamba? Nufite umutima ushimwa n'Imana. Reka dusenge Imana. Imana irarakara ku rwego yahise imubwira ngo Sawuli uciye kucitswe ku ngoma, ukuwe ku ngoma. Ikintu cyakubuza amahirwe y'Imana kandi wari uyafite inshuti yanjye, kireka uyu munsi witoze ubuzima bwo kumvira Imana. Kumvira abantu ni byiza, ariko ntacyo bimaze nanone, kuko abantu ntaho bazakugeza. Ariko iyo wumviye Imana bigutoza no kumvira abantu. Dufite abantu babicuritse bumvira abantu mu mwanya wo kumvira Imana, ariko umuntu ni umuntu. Tunganira Imana ubudasiba. Jya uhora uyisenga kandi uyubahe. Jya uhora uyisenga kandi uyumvire. Jya ubana n'abayo. Jya ufashe indushyi. Ntusibe na rimwe kuyikorera. Imana ikugirire neza cyane. Muririmbyi dusorejeho aravuga ngo Umwuka Wera akora imirimo ikomeye, niwe wemeza abantu. Tugira ubwoba cyane iyo tutakimwumva ngo twibaze icyo twakora. Umwuka Wera akora imirimo ikomeye, niwo wemeza abantu. Tugira ubwoba cyane iyo tutakimwumva, twibaza icyo twakora. Dushaka uwo Mwuka Wera, ni Yesu wawutugeneye. Dushaka uwo Mwuka Wera, ni Yesu wawutugeneye. Turagusaba Mwami Yesu, twohereze uwo mufasha wacu, kuko dufite intambara ikomeye mu isi. Turamukwiye rwose. Dushaka uwo Mwuka Wera, ni Yesu wawutugeneye. Dushaka uwo Mwuka Wera, ni Yesu wawutugeneye. Imana idufashe, Imana itugirire neza. Dukeneye umwuka mu gihe cya none kugira ngo dukore ibyo Imana ishaka ko dukora. Mwuka Wera ni ukora imirimo ikomeye, niyo wagushoboza kumvira Imana mu gihe isi itari bikwemerere. Dufite intambara ikomeye mu isi, ariko turamukwiye rwose mu gihe gisa n'iki, kugira ngo tubashishwe byose na Kristo. Cyakoza dushobozwa na Kristo duha imbaraga. Imana ikwambika imbaraga, iguhe kuyumvira. Igihe umaze utumvira Imana, uyu munsi uca akaronko, uyibwire ngo Mwami Yesu, niyemeje kongera kukumvira, kuko gukumvira nabonye ko bifite umugisha. Twatanga ingero nyinshi, ariko reka dusorezaho. Tekereza uwo Mwuka Wera ugushoboza urawufite. Niba utawufite, ongera uwuciye bugufi, bwira Imana ikubabarire, kuko ibyaha nibyo bidutandukanya n'Imana. Hanyuma wizere Imana, wongere wizere imbaraga zayo, izagufasha mu izina rya Yesu. Reka dusoze dusenga, ariko uvuge ngo ndakwakiriye Mwami, nakire kongera kuyoborwa nawe, nakire kongera kugendana nawe. Ntiwongere kugira ibyo ukora utabajije Imana, ntiwongere gukora ibyo ukora wanze kumvira Imana, ahubwo witoze urugendo rwo kugendana n'Imana. Imana izagushyigikira mu izina rya Yesu.
uri Imana nziza, uri Imana yo kwizerwa, uri Imana ifite imbaraga, uri Imana ifite ubutware, uri Imana iri hejuru ya byose. Adonayi, Imana ikomeye. Haleluya. Ni wowe waturemye, turi abawe. Lelestai pelezeregenefo shalabelestai enestance. Imbaraga zikomeye z'Imana udushyiraho kugira ngo tuguhamye mu gihe gisa n'iki. Nibyo koko hari ubwo tutagukiranukira, tukisanga twagiye bitandukanye nuko dushaka, ntitukumvire kandi ukeneye ko tukumvira. Waturemye kugira ngo tuguhimbaze, ariko ntitukiguhimbaza uko biri. Turagusabye ngo wongere utubabarire, twambike imbaraga. Duciye bugufi na bene data, turavuze ngo Mwami wongere uduhe imbaraga zidufasha, zitubashisha kuyoborwa nawe. Twongere tugufate nk'Imana, tubere umubyeyi muri byose. Hindura ibyanze guhinduka, abo binaniye ubaha imbaraga. Abatentebutse wongere bakomezwe n'Imana. Amahoro Imana itanga asabagire mu mitima yacu mu izina rya Yesu. Turasenze ngo ububyutse bwongere bugaze mu mitima y'abitorero. Shengero ryawe ryongere ribone imbaraga zawe. Bayobozi bagukorere bakumvira, baririmbye bagukorere bakumvira, bakristo bagukorere bakumvira. Bitambo wishimira n'imitima imenetse. Dore kongera kugira imitima imenetse imbere yawe. Tanga umugisha mu itorero ryawe, hembura imitima yacu mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Shalom, shalom.